dutangiranye n'umumabuja urimo kwirukana umukozi wo mu rugo nyagasani. Mu gihe bakiri muri ibyo rero byo guhangana abamusohora amwirukana nibwo nyir'urugo yinjiraga. Nibiki bijya mbere ariko hiyami ibyo se nibiki? Wowe mubaza ahubwo wowe mubaze wowe niba ashaka kumpagira, niba ari imyaka y'iwabo sinzi ibyo ari byo. Ariko sheritus English ariko ufite ikihe kibazo koko? Komeza kuvuga icyo kirimi rero ngo ni Yoruba. Reba ukuntu uri gushaka kuzana ibintu by'imivumano. Wowe ntabwo ari ibintu by'imivumo. Biguhame wowe ubwawe, biguhame nawe wanyu. Ikosa uyu mukozi rero ngo yari afite nuko atarazi icyongereza. Mu bisanzwe harimo ariburanira nyine ngo niba mwirukana akazi akavuga n'iby'umuryango we ngo afite ubukene ngo yaje akazi akagashaka ngo bambabarire niba mwirukana. Avuga ibibazo bye nyine ngo nyina ararwaye ngo ibiki n'ibiki. Yasabye imbabazi boss aramubwira ngo reka ngufashe ngo nkohereze amafaranga kuko akazi muri rugo nyirabuja nyine yari yamwansi. Umudamu yitwa Nkem, umugabo yitwa Topi. Ariko rero rebaga ukabona umugabo ntibimushimishije. Uwo mugabo yajyaga niyo muri changing room rero gahindura imyenda avanye ku kazi umugore azamusatira ndetse azayirakaje. Aba rero barashakanye ndetse Nkem gari bize cyane mu by'akazi. Ibyo gukora by'imirimo yo mu rugo ntibimureba. Akazi ko mu rugo kaba gakwiye gukorwa n'abakozi. Ariko buri gihe uko bazanye umukozi Nkem aramufuhira ngo ubusenda akomeza ngo hagarara iruhande wigira nkaho utambonye ngo amakuru ngo ntago ari meza. None se niwajya kwa muganga ngiye nkubwiye ko ndwayira. None se niki kigenda sahuka? Wenda wagenda ukaryama ugakira ukaruhura ubwonko. Hari ubwo wabyuka ugasanga wakiza wabaye neza fresh. Suko mutangira musuzugura abantu. Umugabo ariruhukije. Ariko sheri ngiye ntambaraga mfite z'ibintu nk'ibi rwose bya Trump. Mbabarira cyane. Ubu numva nijwi ryanjye kumvuye mu kazi naniwe koko. Ndashaka koga ikindi ndashonje. Ndashaka kwiruhukira kirikare wambabariye. Nibyo uri kwegera none se sindi kukubwiza ukuri. Sheri ndakubwiza ukuri. Wese ushaka kuryama nabimenye. Ikikubaje mise nkimenye. Nabivumbuye ibikise. Iyabo. Ibikise kandi. Wowe na mushiki wawe mwarabiteguye. Mushaka kuzana umukozi hano ufite amabuno kugira ngo munkure muri uru rugo. Nyagasani. None namwirukanye. Uhise ubabara ngo urashaka no kuryama nushaka no kuvuga. Ikintu ugomba kumenya nuko washatse umugore w'umunyabwenge. Iyo mikino yawe ntabwo wayinzanaho. Ngiye iwacu ni mu batambyi, mu bahanuzi. Gendere ko mba nabivumbuye hakiri kare. Akoshe ibyo bivuga ni Jesse nakicara no ngo nzubarire mbone wateye ikintu nka kiriye nda ngo narindi hano. Wabona mwana ryama akoze shirire muravuga ibiki? Ibyo ni ibicyuzanye. Ko nsanzwe wirukana umuntu ibyo ni ibicyunzanyeho. Utangiye kunshinja se, utangiye kunshinja noneho. Ibintu wanyumvisha ibyo navuze. Umugabo arirokeje. Baby, negura ibyo kurya niruhukire. Nta mbaraga zo kuvuga ku bintu nk'ibyo mfite rwose umbabarire. Bavuze ibyo guteka rero umugore atangira kureba mu kirere ndetse agaragara ari kuri telefone arimo gutanga komande y'ibiryo. Akunda kwirukana abakozi ariko imirimo ntago ayishoboye no guteka nabyase. Ariko ngafuhira umugabo we cyane. Niyo mpamvu buri mukozi wese uje hano amubera umubirizi mbega. Uwo mugabo rero yicaye ku meza ngarashonje. Umugabo akavuga ati ibyo biryo birihe ngo buretse ndaje naho ategereje ubizana. Umugabo yarambuye neza nibwo ibiryo byashe. Ibi rero bibabaza umugabo we kuko ibi biryo by'amakomande iyo nta mukozi bafite biba bihenze. Ariko se sheri ibiryo byawe ntabyo ndi burye. Uburiya wirukanye ntiyari kubikora nk'ibirita n'ibikuryoha ku mafaranga makeya. Ubu si bitwabyita ko turi kubaka cyangwa muturasenya. Yuturukanye yabo yari kubiteka. Uwo mutipe yaragurutse nkora akaje gusenga kurya ibyo biryo bya komande. Agenda yigira mu cyumba. Kuki ugiye utariye? Kuki ntagenda? Kuki naguma kuri ariya mesa? Sina supporting ubucucu ngewe. Nta mwanya wo guteka ufite. Urirukana abakozi buri kanya. Ibyo ubwo wabishyira mu bwenge bwawe. Uracyavuga kuri wa mugore noneho. Uriya nirukanye uracyamuvugaho. Ntacyo ntabonaga riga nagombaga kumwirukana. Wicaye mu ntebe kwinyuzanyuzaho akaraga amabuno. Nawe udatuza amaso yawe dora hindukira umureba nyashi. Ariko ibyo uvuga n'ibiki narabivumbuye. Ukaje kugutegurira akisekesha. Yakoreshaga amabuno yo kugira ngo aguterete muri iyi nzu. Amaso yawe yaratuje nyagasani. Ebube wamwirukanye kubw'iyo mpamvu nganereta ngakoresheje ibiryo nganzaniye kuntegurira. Iyabo nawe umwirukanye kubera ibyo. Ese ubundi umfata ute nk'umugabo wawe cyangwa nk'indaya ica kubyibonye byose? Ubu yanjye ndagerageza guproteje umugabo wanjye. Ariko ubundi abo wabaretse tujye muri salo tujye kubanza kurya. Tujye kurya ariko ubona imbaraga za ninjoro. Urabona udakeneye imbaraga ninjoro akazi uribuze gukora. Tugende ariko ntuze tugera mu buriri ngo unyihinduke. Tipe rero yaremeye ngajya kurya ibyo biryo ngo kugira ngo aze kurya. Iyi filime iryoshye kubi mbega. Ngende Clement inshuti yakadasohoka. Ni uri mushyira kuri subscribe. Wowe wakoze subscribe urashyiraga comment imitima myinshi kurusha kuryoherwa. Niyo wakanika comment 10. Reka twikomereze. Nyuma rero bagaragaye bageze mu buriri. Uwo mugabo azayishimye ngo bizigiye gukurikirana. Umugore tumubwira ngo arinaniriwe.
ngo ariko ubundi ngo uri mu biki, ngo uri mu biki ariko kudatuza. Umugabo ngo twasezeranye ibiki njya kurya, ngo nagira ngo urye biriya biryo, ngo ndinaniriwe. Haka ibi ni ibiki mwuka, ako si ukuvuga ngo ibi ni ibiki, nicyo utazi. Ndagira ngo negere umudamu wanjye nishakiye imbere y'Imana n'amategeko. Nk'umudamu wanjye ni gutumbaza ibibazo nk'ibyo ubundi ngo ndi mu biki, ntabwo ndi muri mudu. Ariko kuba muri mudu gute ko twabivuganyeho? Wagira ngo biriya biryo byaduhenze bizagagese, nagira ngo birye nyagasani. Ariko ubundi mwagiye mushyira mu gaciro byibuza bwarimo. Shere kukwegera no kudashyira mu gaciro. Ubu ntabwo nshyira mu gaciro kuko ndimo kukwegera ngo umpe ubushyuhe. Bunzanjye ninda gupfuka amase kugira ngo ngusabe, ukanambwira ngo sinshyira mu gaciro. Urumva kurinda ningingo umugore wanjye ibyumweru bigashira. Uzi n'ikindi nyagasani, uwo mugabo yagiye muri dushe, urwego agezeho ngo arikinisha kuko umugore waramukaruma, ngo hari abagore bateye gutya nyagasani. Yewe tuzajya dukuramo amasomo menshi. Ngo ariko ubundi ugura iseriye, ngo none urumva hari ngo nahindutse nk'umwanyeshuri ukiga segonderi nyine. Gusa navuga ko nashatse umugore cyangwa ndi singo ndi nk'umwana muri segonderi. Ngese ugura iseriye ujya kwikinisha, ngo nago ndi seriye ni black. Ngo birashekeje se. Urumva ko rero ahari abagabo buryo disi ngo baba barababaye bararenganye. Uwo mugore arahigima ariryamira muri saro, aranyemeye hose. Waruzi ko njyewe nta gaciro mfite, nuko yasigaye yivugisha. Ibyo birakureba. Ku buke rero uwo mugabo yari yarakaye, hari ibinini yari yabonye yitambika umugore. Ibi binini ni iby'iki? Ni iby'iki muri uru rugo? Urabishaka iki? Ibi ni ibinini nabivumbuye by'abantu badashaka kubyara, iby'umuntu wakoze imibonano akakimwe kugira ngo adatwita. Ubu ngubu kuki wemeye ko dushakana niba uruzi ko uteye utya? Imyaka 3 ishize uracyari mu buzima nk'ubw'umukobwa udatekereza no gushaka kandi uri mu rugo. Kuki unywa ibinini nk'ibi uzi ko dukeneye abana? Mukeme rero aramuganga ibyo tuzaraza kubiganira mvuye mu kazi. Ngiye mfite inama yihutirwa muri iki gitondo, urambabarire. Rero urumva amasuku, ibi guteka no kubyara no kumupfumbata nijoro, ibyo byose umugore ntabishaka. Umugabo mbega yaratemesheje. Ibibazo byaragiye bigira ku miryango. Tubaganira na nyina, nyuma agaragara Nkeme nawe afite telefone arimo kuvugana na nyina w'umugabo nyirabukwe, ndetse yamusubizaga ibyo yishakiye. Ariko urinda umaze icyo kibazo njye sinzi igihe nzaba niteguye kuriye kubyara. Ariko ibyo tubundi akajya bigusobanurira. Ibyo ngibyo abiziho. Yahise kupa telefone. Mama warinda mbaza ibyo kubyara, ibibazo bidafite epfa na ruguru abimbaza mu buhe buryo. Ubundi kukinyuko atareba ibimureba akajya kwivanga. Ubundi ngo excuse you, Tobi byaramubabaje. Nta burenganzira ufite bwo kuzana mama muri iyo mikino yawe imeze nk'iy'ubugoryi n'ubutesi n'ibintu ntasi. Ndi imfura ya mama. Mama akeneye umwuzukuru n'uburenganzira bwe. Kubikubaza rero azi ko twajyanye nkwani wanyu ni uburenganzira bwe, none ngarebe ibimureba. Ariko mwagiye muri ibintu byose uwarinze ubigeza kwa nyoko. Ubwo ibyo byose byagezeyo kubera ko ninjoro naraye nkwimye. Umugabo yaramubwiye ngo nyamara ibyo bintu uri kwigira n'ababyeyi bawe niba bamenye ibi wigira, uzaba warateguye ibisubizo byo kubasubiza, kuko ibi ntibibaho ku mugore. Uyu si umuco. Ibibazo byarakomeje rero muri urwo rugo. Umugabo yava ku kazi agasanga ko yabyutse umugore ntigeze asasa. Ako sheri werukanye abakozi, icyumba kikaba kiruko twakaryamye ntunasase, bite byawe? Ngo nsasa ngumva nyine ko twaryamye ntago ari naryamye, ko twakiranye munsi wo ushashe aricyo bitwaye. Ushashe we wabikira. Uwo mugore akazana ibiryo araruje hariho hose bidafite icyanga habe namba, kandi agashaka no kubidefanda. Uwo mugabo bikarangira atariye. Ariko baby gemba nagusabye imbabazi, ubundi wagiye ubyoroshya ntukegereze ibintu umutima. Ariko sheri ndashaka kuhinduka. Kuki utahinduka koko se? Wavuye mu cyumba uva mu buriri nka kuriya, ubusiga uko bwakabaye kugeza n'izi saha. Ninjye maze gusasa ko twabaranye munsi wo ushashe wabiki. Niba wabishashe wakoze igikorwa cyiza. Ariko sheri ubu ninjye nkwiye kujya mbyuka nsasa. Nyamara sheri ururusha kugera umaze kunesha umutwe, maze kurambirwa ndakurambirwa. Ubwo se mbwira ibintu nk'ibyo gute? Ntabikubwira. Imyaka 3 irashize, buri munsi aho kubona ibyiza byawe mbona ibibi byawe kandi ukabidefanda. Ubwo se ubwo nabyishimira? Wakaba uhinduka ujya mu byiza ibintu bishimisha biryohereye, ariko ujya mu bintu bitesha umutwe gusa kandi ugatsimbara. Mwubwije ukuri wapi kabisa. Uko niko kuri kwanje ubimenye. Umugabo acaho yarakaye. Hakose umukini iki kibazo kubera gusasa gusa, niyo mpamvu uvuze ibi akarinda kuvuga ibintu byose. Uwo mugabo rero yari yanisasiye, yageze mu busaswa mbere arisinzirira. Uwo mugore arasa atangira kubitekerezaho, atangira no kumukangura. Undi ngo baby kuri kunkangura n'ibiki? Byuka ariko tuvugane. Ngomba kukuvugisha, kanguka. Baby nibyo ushaka tuvugaho ko nifite ibitotsi nakubwiye kunaniwe nitwavugana mu gitondo. Nibwo yegutse reba ku isaha. Reba baby, 8:47 kabisa. Ubwo numva ikigenza ari kuryama ugasinzira utansubije ibibazo nshaka kukubaza. Umugabo yandanze ngo wambwira ibyo bibazo ushaka kumbaza utakambaza ejo mu gitondo. Kare ni wavuze ngo uru rushako rurakurambiye, siko wavuze?
ngo uri muri cuza ko waranshatse ngo noneho ahashaka ariko se sheri ubwo ibyo nibyo bitumye unkangura koko. Yego nyine ndi seriye nsubiza. Ndashaka kumenya niba umugabo nashakanye nawe akiri mu rushako cyangwa yarabivuyemo. Bebe niba ari byo mbyukirije wambore nk'iryamira ko uyu munsi nakoze akazi kamvuniye cyane ntago uri bundyamane. Ariko nyamara cyeka kari black je umutima wanjye uraremerewe uravuga ngo ufite ibitotsi n'uburyamana muri iri joro Imana iraba itabaho. Nge rero ngiye gufunga amaso nirambiki amatwi ndabanyateze ndi kumva ibyo kuvuga. Wowe umbwire ntugire ikibazo tu umbwire ndaba nkumva. Nge byo mu mutwe wanjye uri muraniramo indwara ikomeye ukavuga ngo uraryama ngo nkwemerere. Sinakemera ko zigisigira ibibazo turabisangira. Ni nka wa wundi rero uvuga ngo iyo umenye ubugari nawe amenya imboga cyangwa wamenye imboga nawe akamenya ubugari ngo nari mu muryamane. Atangira kwiriza rero. Ugiye ibyo urushako nibyo birambabaje. Ayewe nawe atangira kumwumvisha ko urushako ari we rubabaje ahubwo. Umugabo wagubonye ko rero agomba kuba umugabo nyine ajya guhosa ajya kubemberesa no gutetesha. Za baby ziba nyinshi nyine ngo stop. Ngaho reka ngo icyo ushaka washatse ko tuganira ngaho tuganire tubiganireho. Ese sheri iyo uza ko uri mu mwanya wanjye wari kubivugaho iki wowe? Iri ni ryo kosa rero abagabo bakora ngo abagore burya baberwa n'amarangamutima ntabwo bagendera ku bintu by'ingingo. Iyo ushatse kumuzana ingingo nyinshi uba wakishe wakishyize mu mwanya wanjye urekareka icyo ashaka ni amarangamutima ikazamuka cyangwa akamanuka. Ariko ubundi ko rero tuganira nshaka kuzabategurira twigisha muradushaka mwumvire muri comment reka twikomereze. Igihe cyo nshaka kukubwiraho usanga ubu nta mukozi dufite mba nakoze amasuku nanatetse ugashaka ko ngo unagushimisha mu bijyanye na sex. Urumva nge nabivamo urumva nabivamura. Ariko bebe waretse kumbeshya ibyo bintu byose ko ntabyo ukora k'ibiryo bitanga komande kamasuku bibona nawe ukahagaze mu gihe nta mukozi uragira ngo nkobeshye wimbeshye. Iyo ni impamvu reka mba umunyakuri ibyo ntabwo bikora si byose cyangwa turimo turabeshyana. None se sinkoresha uko nshoboye ntako tagira da. Noneho rero reka dushaka undi mukozi. Umugore niwe wagarutse igitekerezo kandi niwe wirukana. Bebe wapi uyu mukozi nararambiwe. Imyaka 3 tumaranye hano waje amaze kuza abantu bagize nko masura miliyoni uhinduranya buri munsi ngo urazana umukozi. Ibyo nabyo ni danje ku buzima bwacu uhindura umukozi buri munsi. Wapi reka tubeho nta mukozi tutwibereho nk'abajama n'ubundi. Umugore atsimba rero reka nkubwire sheri niba ushaka ko tuzana umukozi tugiye kubyandika dusinye kutazamwirukana nta mpamvu tuzabanza tukaganira kuri iyo mpamvu kugira ngo mwirukane. Mu gitondo byuke bitewe nuko byutse uhite wirukana umuntu. Ni mugoro umbwire ngo urashaka undi mukozi duhore muri ibyo buri munsi buri cyumweru. Wapi tugiye kwandika tubisinyire uzajye wirukana umuntu hari impamvu ifatika. Urabyemera? Uwo mugore azunguza intugo zamara ngo arabyemera. Ni wumva ngo reka nzane dusinye ngahakira umugore ngo ndananiwe ngo umutwe ndumva uremereye ndashaka kwisinzirira. Nyagasana urashaka gusinzira umutwe urananiwe ibyo nzabitekereza ejo byo gusinya. Nyagasana umugabo asigaye yivugisha ngo urankanguye none uriryamiye burananiwe. Umugore rero yahise asinzira. Umugabo asigara yivugisha. Mu gitondo cya kare rero komisiyoneri uranga abakozi bo mu mago yarazanye n'umukobwa w'umukozi. Kema yandika kuri icyo gitabo cyo mu komisiyoneri yarasinya. Umukozi ashaka umusozo banzuze hano icara aho ngaho. Izina Ahawa aha ni wanjye muri iyi nzu mbanamo n'umugabo wanjye. Yewe boss mufite inzu nziza cyane nawe kandi uri mwiza cyane. Mbega umubiri wawe n'ukuntu usa n'ukuntu inzisa uri nk'umutako mbega muri uru rugo pe ni byiza cyane biraberanye. Iyi nzu urayibereye inzu nziza ibintu birimo byiza n'umugore urimo mwiza. Urakoze ndakeka ko amategeko yo gukora mu mago y'abantu yasi. Yego boss nibwo nyir'urugo rero yari yinjiye avuye job aza ikibisa umugore wenyine. Uyu ni ndese nitwa Ziba. Umukobwa uje gukora mu rugo rwe yagomba guhita tuza nyine agatuza nk'umuntu bari mu kogosha. Uyu ni Hawa ni umukozi mushya twasanye. None se wizeye ko azashobora gukora akazi neza? Yego boss akazi ndagashoboye cyane boss. Kemeye mudebye ikijisho ayiwe umuntu akureba ukibaza ibyo uri mu gahita uceceka. Ntaribi ubwo ngiye hejuru mu cyumba. Umugabo yarabaretse bakomeze baganire ku byo bari barimo. Amuha amabwiriza rwo umukozi mushya Hawa rero yahise amwegera. Ko mpabusha gufite umugabo y'ibogari we ura niwe mugabo wawe kayi nguzi guhitamo. Mbega umugabo mwiza mbega umugabo mwiza. Ibintu nk'ibi byitegereje umugabo nk'ubu babari beza gutya. Wapi n'igihagararo cye aba afite undi mushiri hanze bitewe n'igikundira afite wowe ntago wamuhasa. Musabe bibe ubwa mbere bibe n'ubwa nyuma kuri wowe uhita ushyiraho n'akadomo ukibeshya ukazongera kuvuga ku bijyanye n'umugabo wanjye. Hanyuma ikindi ukibeshya ukajya gusubiza umugabo wanjye atakuvugishije. Niba hari imyuka mibi y'iwanyu kohereje ngo uzahase cyangwa ikakongoza ngo uvugishe umugabo wanjye byaba byiza iyo myuka mibi itandukanije nayo hakiri kare mu gitondo.
ibyo mvuze urabyumvishe? Boss nyine ntabwo bizongera kubaho buriya narinje ziba uyu gatangiye nabira Keme nawe yahise agigera umugabo. Uriya mukozi se umushyashya mubonye uti umugabo ngo mbonye ntari biryo gute? Ese ubundi ibyo niyo bibazo uri kumbaza nyine uramutekerezaho iki? Utekerezaho ntacyo oya wivuga ngo ntacyo byashoboka bite siko ntacyo mutekereje? Nakwitegereje wagaragaye mu maso nkaho umwishimiye. Ibyo ntabwo ariko kuri ba ntabwo ari kubitekereza ntabwo ariko nabonye ari nk'umuntu ushaka kuba nk'umuntu wenda atakitanga cyane buryo agaragara buryo yipresentaga buryo avuga agaragara nk'umuntu nyine ushobora kujya ubwira ibintu byo gukora ntabikoresha n'akajana nk'uko byagakozwe. Nicyo gihe nabonye umugabo ngo ariko utiyibagiza ko hari ibyo twemeranijeho ko nakwirukana umuntu uko yiboneye. Si urabyumva neza? Umugore ngo oke. Uyu mukozi uri shapu rero yahise azamuka n'amayesikariye ndetse agaragara nk'utoroshye kugira ngo anabakomange abanza gutega ugutwi akumviriza arabakomangira. Ubu ntegereje hasi muri salo hasi ariko nakajajwashye aha uyu ntibazamukira. Akazi karatangiye rero kuri uyu mukozi mushyashya wavuze ko ushobora guteka. Yego ndabishoboye. Tangira nyine nagira ngo mbanze mbabaze ari wowe mukunda urusenda rwinshi kuko ngiye nkunda urusenda. Ari ukubajije wowe ibyo ukunda se? Sorry mabusha wakunda urusenda ngiye sindukunda cyane. Ubwo n'uruteka jya ushyiramo hagati ugereranya. Hanyuma si ibijyanye n'abana abahe bana? Sorry mabusha nagize ngo mufite abana. Mbega nibyo abaza umuntu abaza undi akabatonetse ahababasa amwuzuzamo umujinya. Nuko nyine nta burenganzira afite bwo guhita yirukana uyu akaba yamwirukanye ataranaгаtangira. Ibiryo byarahiye rero nibwo yabazaniye ji ku meza batangiye kurya. Ndetse boss ny'irugo ari kuvuga ngo ibiryo biraryoshye kabisa. Irabuja arahindukira n'ikijisho undi nawe ngo murakoze boss. Wowe baragujwe uvuga ngo ki? No boss yaravuze ngo ibiryo ngo biraryoshye. Niyo yewe ziba mumbare mabusha. None se niwe yavugishaga? Oya mumbabarire boss itugenda. Hawa yagombaga gutumuka ariko none nk'agatumwa agarukana n'ibikombe by'ibirahure byo kunyweramo ji. Nibwo yahise yongera abaza nyirabusha mabusha ibiryo bigaragare ko nta rusenda rwinshi rurimo nk'uko wabishakaga. Bigaragare ko byakuryoheye urimo urarigata intoki zawe. Bigaragare ko ibiryo rwose birimo kukuryohera. Nimara gufatisha neza nibwo uzamenya ko rwose najeho nari nkenewe. Ibiryo nzajya ngutekera uzajya ubirya nawe wumve. So wanshinze wowe ufite ubwenge ubwo ngubwo. Mumbabarire mabusha hita utumuka. Hawa yagombaga kuhava akagenda. Sebuja asigara asekera mu mutsi asekera yubitse umutwe. Tobi we yarasekaga ngo abonaga uyu mukobwa mushya nta kibazo yifitiye aruko ashimishijwe no gukorera akazi hano muri uru rugo. Nyirabuja akabyigereza umutima. Byabo bya famille rero yuko bakeneye umwana icyo kibazo cyakomeje kubashorkotora. Ese kabandi badutumiye mu kirori kucyonga kujyayo. Akose ko nabikubwiye mfite amazi mu kanwa ko nabikubwiye byumvikana neza ntabwo njyayo narabirambiwe. Kubera iki? Urambaza ngo kubera iki kuki udatekereza? Ni inshuti zacu ariko zo muryango. Ese bwa mbere bajya kwita umwana izina twagiyeyo. Ubwa kabiri dukomeze tujya muri ibyo. Ntunabitekereza nango bigira kandi bikubwira. Tujya guserebura ibyo abandi bana bita amazina. Wowe ntunabitekerezaho uvuge ngo tugende gusa. Umugore wese ngo bitagenda ni biki kuki tutagenda? Nkeneye umwana wikijijisha wanze kumbyarira. Uyu mukobwa rero nawe yumvisha urusaku ruri hazi yagombaga kuza kumviriza. Nawe ninjajwa mbi. Ndetse yumviyemo ko Keme impamvu adashaka kubyara ngo taye ntashaka kuyangiza. Abandi bacuti baba mudungo nabo bakorana ngo bameze neza. Amuhingiro z'ababyaye uburyo ngo bahise bazana ibida ngo ni ibintu by'ibicece. Ngibyo nabikeneye rero. Izo stories zo kubyara wenda twazabyara imyaka 3 indi iri imbere indi 7 ariko ubu ngubu wapi. Umugabo aromerwa. Hanyuma se sex yo kucyunyima sex narakwishakiye nk'umugore wanjye kugira ngo ngusabe nkanapfukama nkarirukanya. Ibyo byose twibye ko Hawa yararimo kubyumva. Ndetse Tobi hagurutse n'umujinya mwinshi. Hawa akaba akabyumvisha akamanuka kiruka esikariye. Bari bakagoye gitumuka ariko bumvireza. Hari umunsi rero Hawa arambwiye ngo azajya ajya guhaha. Abwira nyirabuja ngo yamuha lifti isoko iryo ryose rya hafi nagazizo na karetiye. Mbere y'ibintu byose amasuku buryo uzajya uyakora. Uzagende muri kuri buri kintu nibonemo isura yanjye nindaho ku makaro nibone. Nimbona tuwarito nibonemo isura yanjye. Ku rukuta hano hari ikirahuri nibone. Uranyumva neza? None se mabusha uragiye kuba nagenda hari ikibazo bikurebaho. Nyine nafite gahunda y'upambwiye ko najya ku isoko kandi nta soko nzi. Nabazaga isoko rya hafi wenda wandangira nkaba narijyaho. Wumvaga rero ngo nakujyana mu modoka yanjye nkakwereka ku isoko hanyuma undi ngo yego mabusha ngo yego arisekeshe. Uri igicucu. Iwanyu ntabwo bakwigisha kuba mabusha mbabarire. Ngiye nkabafite ahantu hanjye ingenzi ngiye ubona niteguye ngo nkagushyira mu modoka yanjye nkabaza nkakujyana ku masoko. Yagatimuye nabi ayiwe
kaba gakubitanye n'umugabo mu rugi. Nta kabuza rero yagomba kujya kuri iryo soko, ndetse umugore yaragiye, nibwo kakubitanye n'umugabo amanuka kuri esikariye nawe agiye. Uwo mugore yari yagiye rero yabonye ko asaba uyu mugabo ngo amwereke ku isoko. Ibyo bibazo ariko nuko jya imbere ibyo nyokobusha. Nabimubwiye yanga kunyumva, aranyihorera. Ndi nibwo yamuhaye lift rero mu modoka, kuko yarambwiye ngo ndahanyura tugenda kugeza hafi yaho ngo tungire urutoki. Kageze mu modoka, uburyo kamurebaga, mbega ikigabo cyiza. Umugore we nta n'umugabo muha ibyishimo. Ndamutse mfatishije uyu mugabo, uyu nimufatisha nzakoresha uko nshoboye, azajya ava ku kazi kare atarwiyambitse. Uburyo nzamuhata keya, intoki zanjye nizimufatisha nkayifata. Undi ngo biti wowe yabonaga karangaye, kari karobye. Yego boss, dore urazamukira hariya, sibyo uko bimeze? Hanyuma nujya kugaruka uraza gutega. Nibwo yakafunguye urugi rw'imodoka rero ngo gasohoke. Nyagasani kari kagiye mu kibata. Undi arebye ku ntebe y'imodoka, Nyagasani abarabira, garuka hitwaruka mu modoka. Boss rinje kwiso, garuka mu modoka. Acinda ako ibyo nkubwira murabyumva, icara jya mu modoka. Ubundi ufite ikihe kibazo? Agitse imbarango kajye ku isoko. Nibwo umugabo yagomba gukata imodoka ngo akajyane kajye guhindura imyenda, kandi nawe ku kazi yatinze yakererewe. Bageze mu rugo rero nibwo kamusabye imbabazi. Mbabara boss, sinzi ko nageze mu minsi yanjye. Ese ubundi ubwo uri serious wowe? Utumye ngira n'amatsiko. Umubaza ikibazo, ufite imyaka ingahe? Ngoyi une amatsiko, nshatse kumenya imyaka ufite ingahe? 28. Imyaka 20 ukongera hindi 8. Umbabarire ko singusuzuguye ku myaka ufite, wagakwiye kujya umenya igihe ugira mu mihango. Ndetse abandi bakobwa bagerageza niyo utabishoboye gukoresha application, hari app zashe ukara muri telefone ikakwibutsa. Ibyo byajya bigufashaho kugira ngo umuntu agwere ufite imodoka ye nurangiza uyandose. Urumva? Ntabwo nabasha gukoresha application nta telefone ya touch ngira. Gagenda wisukure tugende gira vuba. Bohindure n'imyenda, kahawa rero karagenda. Ndetse nimugoroba kari kamutekeye, barimo no kuganira. Kari sharp mbega, kazi kwinjiza umuntu mu kiganiro. Niyo mpamvu umugore yabirabutswe mbere. Ngese undi warize ngo yego ntangije segonderi ariko sinakomeje. None si ibiryo biraryoshye. Mu gihe bakiri kuganira rero, umugore ari batunguye, arinjiye bari kuvugana. Kandi yakabuje kumuvugisha. Kagombaga guhita mbega hawahita cika feri. Bagiye mu cyumba rero muri quartier zo mu cyumba byagombaga kubikirego mu bindi. Ni gute uriya mukozi nasanze arimo guseka. Nyine hari utuntu twe tuganiriyeho, arimo kuntegurira, ndamubaza bisamo guseka. Ni gute umubaza ibibazo? Ibi nagasuzuguro kadasanzwe. None se ubwo ubabajwe n'iki? Kuki ntaraka? Urabona bishekeje gusanga umukozi arimo gusekera umugabo wanjye. Hakose ibyo ni big deal sheri. Ashobora kunzanira ibiryo nkamubaza utubazo. Ikibazo ngicyo rero aho giherereye urabyivugiye, kandi ryase umubaza ibibazo nkande wowe uri umugabo w'urugo niba kataragasuzuguro. Nyagasani urakomunika ibiki kubwiziye mpamvu umugamije iki? Ndakwinginze ibijyanye na communication yose ushobora kugirana n'uriya mukobwa ikiganiro cyaba giturutse hose, mbabarira ushyira akadomo n'iherezo. Tugatagomba gupfusa baby, ariko ibyo ni ibintu bidasanzwe. Tekereza umuntu tubana mu rugo, ni gute se tutavugana? Si umuntu se kubera iki umeze gutyo? Ibyo nagasuzuguro. Niba ngiyewe ntamuhaye uburenganzira bwo kumenyera, kuki wowe utuma kumenyera? Baby rero ntago nshaka kumvisha ibyo ntekereza, nta nubwo nshaka guhangana nawe. Ibyo uvuga byose ntacyo ndabyemereka bibe gutyo. Nzakurikiza uko bishaka, sibyo? Ibyo mbwira simbyumva, nabibonye wowe watangiye kumwiyumvamo. Akuramo inkweto mu mujinya nk'ugiye. Ese baby uri mu bicyo ugiye? Ngiye gushyiraho imirongo ntarengwa, imirongo itukura atagomba kuzarenga muri uru rugo. Kwihaniza no gutanga gasopo nibyo ngiye gukora. Ako baby ibyo nibyo waya ngo ntibyari ngombwa ngiri yagiye kare. Mugasigaye vuga ngo mbega umukore. Yagiye kumwaka ibisobanuro uvugana gute mugabo? Nasanze muvugana ibiki? Nyine narinje mutegura ameza, ambaza izina ryanjye. Mu bisobanuro yamuhaye muriro hajemo nuko ngo yari yamujyanye ku isoko. Ugize ngo subiramo twumve. Nyine yampaye lift mu modoka yangeza ku isoko. Nyagasani ari kubone ngo iryamye ugashaka kuyikangura, bamukubisurushye. Bimwe bagukubita ugahita bari inyenyeri ukazenguruka. Ufite ubwenge butekereza wewe, ubwenge bwawe bufite mubazi. Ukura imodoka y'umugabo wanjye ukajyamo. Nibwo sebuja yahise amanuka rero, uwo mugore asamuka yarakaye. Ndetse umugabo yahise agirira impuhwe n'umukobwa. Agarutse mu cyumba, ibirego byari mbega byazamutse, noneho byabaye ibindi. Ni gute ujyana umukozi ku isoko? Umugabo byaramurambiye, aravuga ngo ugiye kugushaka agende mu ndicuza. Kuba naragushatse maze kubirambirwa. Sinkubeshye. Iyo mba nari kubasha gusubiza ibihe inyuma, ntago nari kabaye ndi kumwe nawe. Ubwo uri muri cuza ko waranshatse noneho. Nikuvuze none nkubwira iki? Mbwira ikintu gishimishije muri uru rushako. Vugamo kimwe mu bintu ngiye binezeza binyura kuva narashatse, nkavuga ngo ndumugabo narashatse narahiriwe. Vuga kimwe gerekana.
urampa nijoro ntunyima njye nawe tujye tuganira ibintu byiza ngo tuganire turishimye, si ugushinjanya gusa, ujye unyitaho, hari urukundo hagati yanjye nawe, hari ibiryo njya muri uru rugo bikuvuyeho, ngewe si ibintu narateguye kuzashaka nkamera, si ibinumvaga rwose ninshaka nzaba mesi wapi. Ngaho reba hari abana bari muri uru rugo ntihashize imyaka 3 niwanze kubyara, ubu nkubajije impamvu tudafite abana wayisubizaho. Uzi ko akazi kawe ariko kaguhinduye umugabo, uzi ko nicuza no kubona nagufashije nkagushakira kariya kazi. Buri gihe cyo yitwaza umugore bandimo guporoteje umugabo wanjye ngo batamuntwara namukunda. Umugabo wambwira ibyo kumva ni ibintu biri mu mutwe, umporoteje gute ko nkuze ngewe? Twahuye ntigenza n'amaguru. Hari umunsi rero Tobi kubyuka byari byamugoye, yumvaga ngo atameze neza. Uri umugore byamubwiye ngicyo gisobanuro cy'uko rero bakuroze bagushyiriye uburozi mu biryo, wirirwa umushimagiza ngo azi guteka hamwe akwemeza. Urabona ataragushyira uburozi mu biryo, wowe wamushimagije ngo azi guteka, aba bakozi n'ubu basi wowe mico yawe. Nta mwanya mfite wo kwirirwa ndera umuntu ukuze, urambabarire. Ubyuke wifashe ibyo ukeneye byose, cyangwa ufate telefone uhamagare Dr. Femi. Ntacyo ningenda ndi mu nzira mu modoka ndamuguhamagarira. Ntwaye reka nze guhamagarira Hawa agira icyo gutegurira. Hawa nyuma y'akanya rero Hawa yaraje kureba umugabo kuko umugore yamumushinze ngo agire icyo amutegurira cya mu gitondo gararwaye. Yaramushuje nyuma namubaza urumva ushaka kurya iki, undi aramubwira ngo umugati n'icyayi ntacyo biraba bihagije kugira ngo dogiteri naza nze kubona uko anywa imiti. Nyuma y'akanya rero yagiye kumutegurira ndetse aramuzanira mu cyumba kuko ameza ko mu cyumba baganiraho gato, ndetse Hawa atangira kumubwiza ukuri ngo nyamara ngo mbone burwayi mabuja ashobora kuba bigiramo uruhare ngo ngatakwitaho, ngo nyamara boss ngiye mbone ibyo ukeneye mbifite nyagasani, ngo hari n'ibyo kwima ngiye ntanabiguha, ngo ngiye nabiguha nishimye kandi inshuro 10 ngo kandi wabona itandukaniro, ngo hari ukuntu musuzugura ibintu mutarabitestinga ngo mwumve nyagasani, ngo ujye wemeye ukanshaka umunsi umwe gusa. Tobi yamwirukanye nabi mu cyumba ngo ibyo ntagasuzugura. Uzi ko wibagiye kuri kuvugana na boss wawe, wowe urabizi neza kuri kuvugana na boss ibyo bigambo uri guhuragura soka aka gakobwa gafite ibibazo byo mu mutwe by'imitekerereze. Nyuma nibwo rero urumva bari birukanye mu rugo y'integeye mu kazi, yamanutse sikari asanga kandi karonamye karimo karahanagura mesa. Si ibyo bandi bavuga ngo abagore bicwa n'ibyo bumva ngo abagabo bakicwa n'ibyo babona. Ayiwe yakane amaso erega n'umugore ngaramwima ngarabikumbuye nyine biri life, ndetse sauna ajya akoresha muri douche. Kahawa kari kanze karahindukira, dogiteri narahagerara yari kosa nasize imfunguzo ngo uze kumufungurira. Boss dogiteri ndashonje ariko nyine ikintu cyo kurya. Yaheruka gacya cya mu gitondo. Kahawa kahise kabimenya uyu nguyu yarobye yamurebye mu ntege nyine, ariko abagabo basi mujye mwitonda. Kahawa kari gatumye ava mu byi ngo yarabunye mu ntege yo gutera imibare yibaza ngo ubundi bindi bimeze bite nyine ku mpfundiko hasi musi ikirenge. Kahawa nikagiye se kakamubwira ngo kwiteguye kuba kamubyarira n'abana. Nibatangiye imikino bongeye kugukora massage y'icyurwaye nta kibonye. Niba dogiteri ataje ngenda gukora massage byibuza uruhuke mu bitugu kuko umuntu abananiwe n'imitsi. Ikamu professor kakamufungura n'ikabutura. Imikino yo ku kibuga cy'umubaje yaratangiye rero. Nyirabuja yagaruka bakaba bamwumviye kure, bagahita bijijisha buri wese akiruka agasubira muri gahunda si. Hawa aragahamagara narinze nkomaga bigeze hariya utaza kumfungurira gute portail. Narindi muri douche mabuja, muri douche woga ya masaha kubera iki? Abanje gutegurira boss yarashonje abanza kurya kandi arimo ari akiri kurya. Boss nibwo kirya nabanje kumva ntashonje ariko inzara yanjye akandi gashaka umuganga ngo yengo birya ngo ziba. Uravugisha umugabo wanjye gutyo nkanje umwigiga ngangagariki ngo sore mabusha njyanira hejuru icyo gikapu. Umugore nibwo yaributse kureba ko umugabo we ngafite umuriro kandi mu gitondo yamusisi none babikurikiranye. Ndumva ariko nta kibazo ufite. Nabonye imiti wayibonye wayikuye Dr. Femi kambwiye ko ari buza atinze ko atari hafi. Hawa yanshakiye umuti ariko imiti subwo ya Hawa nozi ko yankoreye umuti nkumvura koze. Ubu urumva merewe neza rero, ndumva merewe neza nyine yamfashisha. Nibwo umugore yagiye hejuru yo kubaza Hawa vayo hano jya kunyereka imiti wahaye umugabo wanjye. Imiti nahaye umugabo wawe karijisha. Nibwo kamanutse kujya kureba umugabo ngo mabuje aravuze ngo naguhaye imiti ngo namujijishije. Baraseka ahubwo birangira kamwicayeho nk'abari ku mazi yewe. Bega Tobi bari bamaze kumufatisha yatakayemo, ndetse batangira no kuganira ngo uburyo bazajya babikuramo babigurutse mu gihe mabuja adahari ngo bazajya bisanzura. Nyirabuja baragahamagaye ngo buretse ndaje ngo wigendere kumwihurira ngo nari bumanuke. Uwo mugabo yatangiye kugwamo. Undi munsi asanga agakikiye gahita kiruka, yarabafashe habura gato. Guherwa rero Tobi yaratangiye kujya ava ku kazi kare atarwiyambitse ngaza abonane na Hawa kare nyirabuja ataragera. Ndetse aramubwiye ngo jyande rindi zina ryanjye ni Boroski, ubundi jya unyita Moroski nushaka kugira ko hari icyo nkumarira keya. Ngo urabanza urye cyangwa urabanza urye. Mu gikoni rero nibwo ibiryo biritse mu gikoni agitetse rero
ngo abanza kujya kurya ngo aze kubona kurya ngo ngarya atararye. Mu kanya gakurikiyeho nibwo nyirabuja Mukemi yaragarutse mu rugo ndetse ateruye rero byabanza anniversaire. Hari abantu bakunda anniversaire ngo akaba yamukora surprise nyine ngo bikamurusha uko yamukunda akamuha umwanya. Uyu munsi tumenye ko ari umunsi ubashakaniyeho anniversaire mbega ya mariage yabo. Kemi uyu munsi byatumye ngo amukore surprise yataha kare. Agiye kumva yumva mu gikoni umwotsi ikintu kiri gushya. Ayo makeki n'Imana bishyira abarambika hasi yirukira mu gikoni. Akubitanye n'umwotsi udasanzwe. Bari bagiye gutwika inzu mbega. Yarabijimije vuba vuba ahagaruka rero aje kubagwa gitomo. Nyagasani yarabafashe. Harahiye byo gushya. Undashaka kujya kubita ngendaya. Ndi umugabo aritambika. Uwo mugabo yarimo kuvugira umukozi. Nyagasani uwo naba nawuma wowe sumarira iki? Uheruka kumpa ryari wowe? Nta nubwo ubyibuka. Ukura anniversaire y'ubukwe y'umunsi wacu w'urushako. Ndinga ibyo ntibindeba narushako nsigewe ndimo. Umfata nk'inyamaswa agiye ngufate nese. Uyu ngunda mwubashye. Arava muri urugo ariko. Ave muri urugo nsubire kwisabune se. Kwikinisha muri dushe. Uyu ntahazajya. Ubwo ntahazajya ndigendera noneho masi. Umugara mbwanga ibyo ntibindeba. Wagenda waguma aha. Icyo nzi cyo nuko yatava. Undi muntu ugenda ariko uyu ntava. Kemi yazamutse irakaje ndagiye. Nuhisemo iyo mbeba. Muragapfa murakagikuzimu mwese nawe. Uwo mugore yari yarakaye ngo arigendeye. Uwo mugabo yagarutse kwa sheri we mushyahaho. Umukozi we mu rugo. Arambwira ngo sheri we ntugire impungenge. Iyi nzu ni yanjye ninjye wayiyubakiye aha ni iwanjye we. Bose bazaza bagende uzasigara muri uru rugo. Uza agaciro kanjye. Rero iyi minsi yari icumye amezi arisunika. Ubuzima bw'umugore bwanyuze ibumoso waca iburyo. Byari byaramucanze. Mukemi yaragarutse. Ubufasha ahantu yabonye yabukura hasigaye ni ko wari umugabo we ku mugabo we ngagaruke mu rugo. Ndetse cyamutunguye yagarutse asanga Hawa ubu ngubu yaricaye yaraganje yashimye urugo ndetse aratwite. Kandi ibi yari amarira. Umugabo yararagamuririra amupfukamira ngo amuhe babyara umwana. Uwo mugore yaramwangiye. Ngo none se mwampaye aho kuba mugende kwisuganya. Ubu nta handi ho kujya mfite. Abaramubwira ngo ariko abantu basaba gutyo gute. Ubu ngo yarimo arasaba cyangwa narategeka. Umugabo ngo ariko ubundi bamugane mbumara murasabara. Abaramubwira ngo pfukama niba ushaka ko tugufasha. Niba ushaka aho kuba tureko koko ukeneye ubufasha ngo pfukama ndarapfukama. Bamuhaye amabwiriza n'amategeko yo kuba muri uru rugo rero. Icyambere ugomba kwemera kuba umukozi wo muri uru rugo. Aya makaro n'ibirahuri ugomba kubikorera isuku n'imiryango ku buryo bibengerana. Najya ndeba nkibona ku makaro nkibona. Kubyuka saa 10:30 za mu gitondo ukaba wabyutse. Kuryama ntuzajya ujya kuryama mbere yuko ababosi baryama. Urumva? Yaramwituniyeho nyine. Umugore rero Mukemi wari umugore yaremeye kuko nta bundi bufasha. Nta n'ubundi buryo nta n'indi mpamvu afite aho yakirukira mbega. Ubuzima bw'agahato rero kuri Mukemi bwaratangiye. Umuntu akakubwira ngo woze wese kugeza ubwumva akaboko katsemo umuriro. Noneho yaranatwite rero. Ayiwe umujinya n'ibisirana afite. Ari kurya akamutera snack. Yamutuma amazi yo kunywa akayamumenaho. Mbega yaramucunaguje. Ngo sukura ameza neza ngo sukura. Ngo tero nicyo sokore kwa gicucuwe. Mu masegonda nkagombye ubuzima bwaramucuritse buricurukura. None icyamure kurushaho barushijeho kumukundaniraho. Ajya kuri wa muryango w'umukobwa yumvirizagaho Hawa rero mbere. None ubu niwe winjiye mu cyumba. Uyu yarabarasimburanye ajya kumva ibyo barimo. Ngo mamagara mu izina uvuga Broski. Broski bega agahinduye umugore yahuraga nakorera ariko byumva ntago wabisobanura. Nyuma bari kumeza bari kurya ubarimo gukora amasuku. Bakamusomya kugira ngo ndarebe uko bafata umugabo. Kemi yinyuzanyuzaho. Hawa aramukura bamuciriye imyenda. Kemi yararakaye yamwatse cyawiki atangira kumuhondagura. Tobi yagombaga kwitambika kugira ngo umugore we indi itavamo. Wakeneye umwana. Mbega ari ku ruhande rw'uyu nguyu Nyagasani. Nibwo umugore yikansi. Kahawa kafashe ibyuma kenda kumutera ibyuma. Nyagasani kamusatira. Uwo mugore yari ikansi. Nibwo yavuye mu bitotsi. Nyagasani zari inzozi. Ikintu yaherewe kureba ni ukureba ko yambaye impeta. Yaravuye mu bitotsi. Uwo mugore yari ikansi. Arabanza areba ku ntoki. Nicyo kintu yahereyeho. Yarakanguwe nuko bagiye kumutera icyuma. Umugabo nabonye umugore yikansi. Baby umugabo agira impuhwe. Baby mbwira nibiki bijya mbere mvugisha ko yikansi. Narindi kurota se. Narindi kurota. Umugabo abakuru y'umugabo ngo yicare amufata. Wari uryamye nanze kugukangura uyu munsi wari ufite konje. Nanze kukubyutsa. Waryamye cyane mbega yimazeyo. Narindi kurota zari inzozi ngira ngo zari inzozi. Izi zari inzozi nose kubyibaza zari inzozi nyine. Umugore se mbwira ngo I love you so much. Ngo cyane. Umugabo yishima mu mutwe aratungurwa. Araseka. Baby nibiki bijya mbere ntaga mumenyereye gutya mubwira akamukunda. Ubundi ni umuntu washaririye mbega. Ahorana umwaga mbega niwe munyamwaga w'umukazi wo Bibiliya ivuga.
umugabo ngo ndacyari gutungurwa none se nibiki baby ibintu byose naba naragukoreye umbabarire nshobora kuba naragusuzuguye nshobora kuba narakwitwayeho nabi singuha agaciro ukwiriye mbega nkakina ku gaciro kawe mbabarira ukuri imbabazi ndi kugusaba no kuri zimvuyemo ibintu byose utakoze neza mu rugo ngo ndagukunda umugabo ngo love you too amuha ikibizo cyo mu gahanga baby bawiryamiye namaze kuvugana n'abantu baranga abakozi bo mu mago bambwiye ko batuboneye umukozi umugore ngo oya sheri nta mukozi dukeneye turabizi ko arizo nzozi yarotaga sheri twaraye twambyemereje ujya kuryama ko dukeneye umukozi twavuze ko tunabisinyira ni nawe wazanye igitekerezo sheri ntabwo dukeneye umukozi ntabwo bamuzaniza isaha baramuzana nyuma banza biruhukira ariko umukozi arakeneye muri uru rugo ngiye mfite akazi ngiye mu kazi wowe ufite konje ryamuruhuki ngo ndagukunda baby umugore ari kure iyi nzozi yarose twe turazizi umugabo ajya kugenda umugore akamukuranga ariko ndagukunda ugenda uzi ko ngukunda mbega izi nzozi zari zimukangwe zimukuyemo ubuyi bikoma umugabo wanjye mwiza ugira umunsi mwiza ntubizi ko ubundi asigara arwaye akamuta akagenda ariko ubu ngubu ameze nk'umuntu wahabye nawe shira ugira umunsi mwiza uzi ko umugabo yagiye aseka burya ngo hari n'ingo zisenyuka bitewe n'abagore babi nubwo hari abagabo babi ariko ngo hari n'abagore babi reka dukomeze turebe umugabo yarinze asohoka muri icyo cyuma umugore kimubwira uburyo amukundamo ngo Yesu ndetse umugore yagaragaye yageze mu gikoni agiye gutangira gutekera umugabo ngo asange yatetse ukatakata inzara nazo ni nk'izigini ni kumwe ariko umuntu ateka arimo kurebera kuri YouTube ibyo agiye guteka ngo uko bitekwa yarabitetse birashya ariko yari aharadahari aricara yitekerezaho na za nzozi zanze kumuvamo z'ukuntu yarubaye umukozi wo mu rugo yarazanye umukobwa w'umukozi akamutwara umugabo mana yanjye zira nzozi zasobanuraga iki Yesu we ko mu izina rya Yesu sinzata urugo rwanjye sinzava mu rugo rwanjye maraso ya Yesu atangira kubisengera yewe izi ni inzozi gusa arasenga ngo amen yamaze gusenga rero yitegereza ifoto y'ubukwe yifotoje yambaye agatimba ari kumwe n'umugabo we ngo wapi ntabwo urugo rwanjye ruzanca mu myanya y'intoki kubera ubucucu akiri muri ibyo rero telefone yarahamagaye mu gihe yitabye yumva baranakomanse ngo ndashe Nyagasani umuntu yari bwakomange wafungura umuryango ugakubitwa n'inkuba ukabura aho urigitira mwire mabusha bisekeshwa yari yafunguye bagombaga no kwinjira binjiye we ahagaze mu muryango yabuze hari igitira yari kuri gitira ye kari wa mukobwa yabonye mu nzu zuje Nyagasani noneho ibikatari inzozi baricaye naho araza bicaye iruhande akiri kubitegereza mwabusha mwiriwe nitwa Mr. Sunny ejo ndi mwaraduhamagaye ngo tubashakire umukozi yite kubyo ari kuvuga yahise areba akagakobwa wowe witwa nde nitwa Hawa ngo witwa nde Hawa yego mabusha ndibaza ko nagikeneye umukozi Nyagasani mbega uburyo yumvaga iryo zina rivuga ngo Hawa yumvaga ryirangirira kandi rivuga bisanzwe simukeneye uyu mabusha uyu Hawa arakora cyane ni umukozi cyane ni ukuri azakora akazi neza ibyo si byo nkeneye simukeneye simushaka kubw'impamvu zanjye bwite simushaka uyu nguyu mabusha ariko ntimuranamwumva yisobanura ko azakora akazi mvugana nawe biki ntabyo nshaka kuvugana nawe mwavugana ariko mu gihe bakiri muri ibyo rero nibwo umugabo we yahise yinjira n'ibikapu avuye mu kazi igikapu cya mashini kwa kundi yabonye mu nzu zinezi yamuhaye ikibizo cyo mu gahanga gutya do ngo boss mwiriwe abaza umugore ngo abane bande ngo boss je nitwa Hawa umugore amureba ikijisho aka gakobwa nayo ko gahita kagiye gacisha make neza nk'uko abibonye mu nzozi none ibi ni live hoine wakagombye ko yakabaye umukozi urakeka ko se yashobora guteka no gukora indi mirimo kandi gahita ke president ngo ndi umukozi cyane ngo ndashoboye ngakazi ndagakora sinyikiriza ko wabikora wowe umugore aramukanira baby imyanzuro uri bufate ntacyo gende ikuru ngende hejuru bwuraza kumbwira twibuke ko umugabo nawe yagiye bamubwiye ngo ndagukunda ariko umugabo nta makuru afite ko umugore yabirose mahuje ariko mwamakazi ndateka wari wabivuze ibyo nakubwiye ko nagukeneye sinshaka gukorana nawe mahuje ariko uyu n'umukozi wagukorera neza cyane kubitekereza mu bakozi bose wagize none ko nakaza afite niba ari umukozi mwiza kuki nta handi bakiri kumukoresha undi yamuhaye impamvu z'uko bakoranaga bimukiye kure ahagomina ngo bamufata ngo nabo bashakaga kumujyana yagiye kwegera umugabo none se uravuga ko impamvu udashaka kumuha akazi ari uko ngo warose inzozi ngo kandi izo nzozi ngo zikaba zabimpamo undi ngo yego umugabo ashatse gutsimbara aramubwira ngo ariko dukeneye umukozi wo guteka amasuku n'ibiki wowe ntabwo bishoboye kandi urabona ko ari ibintu biri kuduteranya Nkemi rero na Toby bemeranyije ko umwanzuro bafashe badakeneye umukobwa ngabo umukozi wabo ndetse uyu mukomisiyoneri Darari wari umuzanye na Hawa bagombaga gusohoka bagacaho bakagenda
umugabo nawe ntazi ibijya mbere mbega. Bya biryo umugore yari yatetse rero bagombaga kwicara kubirya. Ku nshuro ya mbere nubwo yabirebeye kuri YouTube hajya havaho amasomo nubwo havaho ibiyoshya. Ibiryo Kemi yari yatetse Tobi yarabiriye yumva biramirika, ndetse no kwizera ko ari umugore wabitetse wapi, yaravuze ngo ntabwo ari wabitetse. Ariko umugore ahita yungamo n'ijambo ngo ubu nditeguye, ndashaka kukubyarira, tugomba kugira abana, nanjye nkeneye umwana. Uwo mugabo yabaye nk'utunguye. None se tayi yawe wavugaga, tayi yawe ntizangirika? Umugore amubwira ngo yabonye ko agomba namara kubyara azajya gym agakora siporo akaba afite ibintu bigasubira ku murongo. Yewe ibyo ryo niba nabimaze bagomba guhita bajya guhaguruka bakajya ngo gushaka uwo mwana wa mbere aherereye. Ndetse amezi yaricumye, ubu ngubu Kemi aratwite, harabura n'igihe gito ngo bakibaruka. Ndetse kuri ubu we n'umugabo we urukundo mbega ruragurumana, harahiye haje gushya, mbega bumvikana kubi. Uku kumvikana kwabo rero byatewe n'inzozi. Agafilme kacu kitwa More Than a Marriage. Reka nkubaze ikibazo, wigeze kurota inzozi ziremereye ku buryo wumva wabyuka ugahita uhindura ubuzima bwawe uburyo witwaramo? Hanyuma se hari umuntu uzi wifata nk'uyu mugore ubona ukeneye inzozi nk'izi? Hari ikintu ubona se cyawe mu buzima kitagenda neza ukeneye inzozi nk'izi ngo ziguhwiture ubashe kureba neza, urebe kure humuke zigukangure? Niba igisubizo cyawe ari cyo, washyiramo agakomenti kavuga uko byari bimeze, tugaseka no muri komenti ya biganiro, cyangwa ukavuga ngo aka gafilme nkuyemo amasomo menshi. Wabona bikuguye kwandika ibintu byinshi ugashyiramo imitima myinshi, nkabona ko twayirebye tukayirangizanya kandi ko twese ari ikitwunguye. Nge ndikiremo urushiti akadasohoka, ndagukunda cyane, komeza kugubwa neza mu birimo byose wowe uronke ibyo twifuzanya hano. Mu gafilme gakurikira isumba gafilme gakurikira kameze gate. Love you so much. Peace and love. Peace out.